Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guys, uyu mushinga nawo ubabwiyeho ubushize witwa Blockbuster. So uyu munsi nje kubereka ukuntu tubikura muri uyu mushinga, ariko mbere yo kubibereka ngiye kubereka ukuntu biyandikisha mbere na mbere. So urajya hasi muri video description cyangwa muri comment ya mbere urahasanga link nasize y'uyu mushinga, urahita uyikoraho, nuyikoraho irakugeza kuri Play Store, ugende udownloadinge iyi Blockbuster. Nuyiburamo ukoreshe VPN. Hari abantu bijya bikunda kwanga bakaba babura imishinga imwe n'imwe, mujye mukoresha VPN, mubanze muyestare murebe. So ukuntu ukoresha VPN ni gute iyo ubuze? Uragenda ukadownloadinga VPN ukoresha, ushobora gukoresha Panda VPN, wamara kuyishyiramo wayicanye ka gafunguzo kaje hejuru, ukongera ukagenda ukanyura kuri ya link iri muri video description. Impamvu nkubwira kunyura muri link ni ukugira ngo ubone bonus, nanjye mbone bonus. Uko iyo udakoresheje link hari bonus utabona, nanjye hari bonus nabona. Rero ubu mfashije nawe wifashije, niyo mpamvu nkushishikariza kunyura kuri link mba naguhaye. So twagiye. Iyo ukimara gukora kuri link ihita kujyana muri Play Store, ukahita winstara iyi application ya Blockbuster. Hari nyinshi za Blockbuster, ariko iyo unyuze kuri link nibwo ugera ku ya nyayo, warangiza ukaza ukiyandikisha. Ushobora gukoresha izi nzira uko ari ebyiri wiyandikisha. Ushobora gukoresha iya mbere ya email, ugashyiramo email ugakora next. Ushobora no gukoresha iyi ngiyi ya Google, ugakora kuri Google, ukahita uhitamo email ugiye gukoresha wiyandikishaho, ugategereza. So hano ba winjiye muri application, bahita baguha game, urabanza ukayikinaho iminota nk'ibiri. Niyo kubaka, ngira ngo murayizi. Iyi game ukuntu bayihembera ku munsi, bareba abantu bagize amanota menshi bakabahemba amafaranga. Biba bisaba ngo uyikine neza kandi witonze, ugenda uduhuza gutya tu. Ngira ngo muri video ya mbere nabivuzeho uburyo dukina game. Rero ku munsi bareba ranking y'umuntu wagize amanota menshi, hari igihe bahemba batanu ba mbere. So biterwa. Urabona welcome bonus baduha za coin 310 ngizi hano hejuru. Izi coin ushobora kuzoherereza umuntu nka gift, nawe akazikohereza ibyo twita exchange, zikugeraho zabaye izi coin z'icyatsi tubikuza. Hano tugiramo ubwoko bubiri bw'amacoin. Hari coin z'umuhondo, hakabaho na coin z'icyatsi. Izo tubikuza ni izi coin z'icyatsi. Kugira ngo izi zize hano, nuko izi ngizi uzoherereza nk'umuntu gift, nawe akazigusubiza, zita ziza zabaye izi coin z'icyatsi. Ngira ngo turumvikana. Rero hano iyo ugize amanota menshi, iyo bagiye kuguhemba baguhemba mu macoin y'icyatsi. Ngira ngo ibyo birumvikana. So iyo urangije bino, aha ni referrals, aho ukora link yo gutumira. Ko n'ubundi buryo, kuko iyo utumiye umuntu batanu ba mbere babaguhaho $1 abakurikiyeho bagenda baguha 0.7, 0.4 bitewe. Hano kuri message niho ushobora kureba umuntu hano ukamwandikira, ukanamwoherereza gift. So urajya hasi muri video description cyangwa muri comment ya mbere urahasanga link nasize y'uyu mushinga, urahita uyikoraho, nuyikoraho irakugeza kuri Play Store, ugende udownloadinge iyi Blockbuster. Nuyiburamo ukoreshe VPN. Hari abantu bijya bikunda kwanga bakaba babura imishinga imwe n'imwe, mujye mukoresha VPN, mubanze muyestare murebe. So ukuntu ukoresha VPN ni gute iyo ubuze? Uragenda ukadownloadinga VPN ukoresha, ushobora gukoresha Panda VPN, wamara kuyishyiramo wayicanye ka gafunguzo kaje hejuru, ukongera ukagenda ukanyura kuri ya link iri muri video description. Impamvu nkubwira kunyura muri link ni ukugira ngo ubone bonus, nanjye mbone bonus. Uko iyo udakoresheje link hari bonus utabona, nanjye hari bonus nabona. Rero ubu mfashije nawe wifashije, niyo mpamvu nkushishikariza kunyura kuri link mba naguhaye. So twagiye. Iyo ukimara gukora kuri link ihita kujyana muri Play Store, ukahita winstara iyi application ya Blockbuster. Hari nyinshi za Blockbuster, ariko iyo unyuze kuri link nibwo ugera ku ya nyayo, warangiza ukaza ukiyandikisha. Ushobora gukoresha izi nzira uko ari ebyiri wiyandikisha. Ushobora gukoresha iya mbere ya email, ugashyiramo email ugakora next. Ushobora no gukoresha iyi ngiyi ya Google, ugakora kuri Google, ukahita uhitamo email
ugiye gukoresha wiyandikishaho ugategereza. So hano uba winjiye muri application, bahita baguha iyi game, urabanza ukayikinaho iminota nk'ibiri. Niyo kubaka ngira ngo murayizi. Iyi game ukuntu bayihembera, ku munsi bareba abantu bagize amanota menshi bakabahemba amafaranga. Biba bisaba ngo uyikine neza kandi witonze, ugenda uduhuza gutya tu. Ngira ngo muri video ya mbere nabivuzeho uburyo dukina game. Rero ku munsi bareba ranking y'umuntu wagize amanota menshi. Hari igihe bahemba 5 ba mbere, so biterwa. Urabona welcome bonus baduha za coin 310 ngizi hano hejuru. Izi coin ushobora kuzoherereza umuntu nka gift, nawe akazikohereza ibyo twita exchange, zikugeraho zabaye izi coin z'icyatsi tubikuza. Hano tugiramo ubwoko bubiri bw'amacoin. Hari coin z'umuhondo, hakabaho na coin z'icyatsi. Izo tubikuza ni izi coin z'icyatsi. Kugira ngo izi zize hano, nuko izi ngizi uzoherereza nk'umuntu gift, nawe akazigusubiza. Zita ziza zabaye izi coin z'icyatsi. Ngira ngo turumvikana. Rero hano iyo ugize amanota menshi, iyo bagiye kuguhemba baguhemba mu macoin y'icyatsi. Ngira ngo ibyo birumvikana. So iyo urangije bino, aha ni referrals, aho ukora link yo gutumira, ko n'ubundi buryo kuko iyo utumiye umuntu 5 ba mbere babaguhaho $1. Abakurikiyeho bagenda baguha 0.7, 0.4 bitewe. Hano kuri message niho ushobora kureba umuntu hano ukamwandikira ukanamwoherereza gift.